ubukwe bwacu njye n'umugabo wanjye ijoro rya mbere nta kintu cyari gisekeje nk'ukuntu nari ndi mu mihango. Amazina yanjye nitwa Nshizirungu Paulin. Navukiye mu ntara y'Uburengerazuba, ni muri Karongi ubu ngubu, kera bahitaga muri Kibuye. Ubu ngubu ntuye i Kigali. Amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Naomi, ntuye i Gikondo, niho navukiye, niho nize, n'ubu niho ndi. Bwa mbere mbona madamu twari bato cyane, zari famiye ziziranye z'inshuti, kuko mama we yakoraga iwacu, twari dufite restaurant. Ubwo rero bari abana bato, namumenye afite imyaka 3, nuko muzi bwa mbere. Ubwo rero twaje kurangiza primaire, aza kujya ahandi, nayo njya kwiga mu Burengerazuba n'ubundi, ariko icyo gihe primaire twayigiye hano i Kigali, i Gikondo ku mashuri bita ya Karugira. Nza kujya kwiga ku Gisenyi. Rero hashira igihe kinini tutabonana, twongeye kubonana tena, nongeye kubabona mu 2014. Duhura, nari tuvuye gusenga, duhurira mu nzira ari kumwe na mama we. Umugabo wanjye twahuye i Gikondo sejemu, hari nka nimugoroba, nko ku munsi wa gatatu cyangwa ku wa gatanu tuvuye gusenga. Ndamusuhuza, ariko we sinahise muvugisha, namaje se abana bameze gute, bari he, ko maze igihe kinini ntababona. Ambwira ko bari mwicaye mu ntara, ariko ubu bahari. We bari kumwe, yarakuze rero, ariko nkamushidikanya aho bari kumwe n'abandi dusenga, nari nkamushidikanya niwe siwe, kuko namwerukaga ari akana gato, nza kumubona yarakuze. Ubona bwa mbere rero nabonye ari muremure ariko witonze cyane, mbona nyine ntago birenze. Icyanteye kumwiyumvamo muri ubwo bushuti bwacu, hari karite nyinshi nabonye afite, noneho n'ukuntu yagaragaraga inyuma, nabyo biri mu byankurushye, cyatumye ntangira kwiga kuba ari we nagira madamu wanjye. Hari ukuntu yambaraga, narabikundaga yikwije. Hari ukuntu nanone yari afite imisatsi myinshi cyane kandi iri naturel, nabyo narabikundaga, kuko nk'umuntu usenga Bibiliya irabyemera ko nta umudamu ubwiza bwe ari umusatsi, atakwiye kogosha umusatsi. Ikintu cyaneye kwiyumvamo umugabo wanjye, ntago ako kanya twese twiyumvanamo, koze yasanze afite fiance. Icyo gihe ntago twari kwita twiyumvanamo. Byangoye gukundana nawe, twari inshuti, we abifata nk'ubushuti kugeza aho yari asigaye amfata nka musaza we. Urumva rero byarangoye cyane kugira ngo yemere ko twakundana kambere umudamu nkamubera umugabo. Byansabye inzira ndende, byaranduhije. N'umunsi wa mbere mbimubwira yarivumbuye, aho twari turagenda adashaka ko tunegerana. Ubwo urumva byari bigoye cyane, kuko byansabye ko mbanza guca kwa pasiteri wacu, ndabimubwira, nawe arambwira ati ntago byoroshye, hari ibibazo yanyuzemo nawe bitoroshye, nta cyizere gifitiye abasore. Ariko nanjye nkamuba hafi, nanjye ariko nkamuganiriza, mufasha kugira ngo nawe atangire kwiyumva nk'umuntu usanzwe, nawe ave muri ka gahinda nawe yari afite, kuko hari ibibazo yaciyemo nk'ibyo kuba hari umuntu bigeze kuba bakundana, banapanga ubukwe bikaza kwanga, kandi nawe ntiyari yorohewe no muri famiye. Urukundo rwanjye n'umugabo wanjye, urugendo rwarwo byatangiye ubwo nari maze ubukwe bwanjye bwari bupfuye bwa mbere. Icyo gihe rero yari mu bantu bazankorera muri serivisi z'ubukwe bwanjye. Icyo gihe urumva ko twari inshuti z'ikirenga, ku buryo yari azi amabanga yanjye y'ubukwe, nyine mubwira ngo bizagenda gutya, yari abizi. Rero bivuze ngo yari azi ukuntu plan z'ubukwe bwanjye bumeze. Icyo gihe rero urumva bugipfa nibwo twabaye inshuti cyane, akajya mpoza, akajya mwirihangane. Ubwo muri icyo gihe nibwo yaje kumbeshya ko afite umusheri. Umusheri rero ajya kumunyereka, ambeshya rero ngo ndajya kumureba nyine. Icyo gihe nibwo yambwiye ati ngwino ujye kwereka umusheri wawe, umusheri wanjye. Ngiye nsanga ningewe. Icyo gihe birandakaza cyane
cyane ku buryo namwanze, ariko byaje kugera ubwo ngewe mwibwire ko mukunda, kubera ko yaje kujya nshanga atuma nyine anshanga mu bwonko bwanjye biza kugeraho nyine nanjye ndabimubwira ko mukunda, ndamwemerera urukundo. Nuko twabaye nk'inshuti nk'umwaka wose turi inshuti. Yaje ko bimbwira ko ankunda, ndamwemerera, tumanye nk'umwaka n'igice tuziranye. Njyewe nari umuntu wari ufite ibibazo byinshi cyane mu mutwe wanjye, sinajyaga nseka. Nabaye ubuzima bwanjye ntaseka, nubwo kabone nubwo nabwo ndi kwishansiye nkora n'amafaranga n'iki, mfite n'abantu tugendana, mfite n'abo dukorana, kora abahungu benshi twe twaranarahaye akazi. Abo ari abantu baba bari hafi yanjye cyane, bamfasha ibintu byinshi no mu buzima busanzwe. Ariko ntabwo najyaga nseka, nahoraga mbabaye kubera ibibazo nanyuzemo byo mu muryango. Noneho we rero ari mu bantu, akantu nibuka nuko ari we muntu watumye nongera guseka. Ikintu ntashobora kwibagirwa, nongeye kugira akamwenyu ku munwa wanjye. Ibyo kiri mu bintu byamfashije. Noneho ukuntu yangiraga inama akamfasha kuva muri ibyo bibazo, irengagize bino, menya guca hejuru y'ibibazo. Urabona n'ubundi ibibazo ntibizashira, turi ku isi. Urumva, akankomeza muri ubwo buryo. Byaje gutuma rero n'ubundi si umuntu ukugira inama, ugufasha mu bibazo, akagufasha kubivamo. Ni gute utamushyira muri gahunda z'ubuzima bwawe? Umugabo wanjye kumubwira ko mukunda byarangoye ku buryo n'ibintu ntumva n'uyu munsi, kuko yanyicishaga umutwe, yirirwa ahamagarana kuri telefone, ngo abakobwa agiye kureba umukobwa w'umusheri we, kandi n'umuyaga ntawe uhari, kugira ngo aze umutwe. Icyo gihe rero byarangoye cyane, kuko nifashishije abantu kugira ngo bangire inama, ariko finally narabikoze, ariko byarangoye. Urugendo rwacu rero kugeza aho twemeje kubana nk'umugore n'umugabo ntirwari rworoshye. Twasanze hari ibibazo mfite bitagira uko bingana muri famiye. Reka mbigarukeho kuko kugira ngo bibashe kumvikana neza. Nari mfite ikibazo mu bavandimwe, ntabwo twari tucyumvikana n'abanyamuryango bandi, kubera ko hari ibibazo byatumye mba imfubyi byabaye muri iki gihugu. Noneho muri ubwo bupfubyi bwabaye ndi muto, ku myaka hagati ya 13, 12 gutyo. Noneho nza kwisanga ndi kurererwa mu mafamiye, mu miryango, ariko noneho ni ku ba onkle, ku basaza ba mama, ariko bafite abadamu babo ntabwo bakundaga no ku ruhande. Nicyo nabonye, reka mbivuge, ntabwo bakundaga abantu. Noneho muri uko kutadufata neza rero twahuriyemo n'ibibazo byinshi cyane, byatumye mbabaye cyane. Noneho habe n'igihe kinini, nkava hamwe nkajya ahandi, naho bikaba kwa kundi, kugeza aho ngiye ku data wacu umwe yaje kumenya ko hari ikibazo twahuye nacyo mu miryango. Yari azi ko turi mu miryango nta kibazo, ariko aza kumenya ko bitameze neza, aza kumfasha, arahankura, ajya kundera. Ariho namenyaniye rero na madamu n'umuryango we. Ubwo nza kugira nanjye ikibazo cy'umuntu twize gukunda nawe, tuza gutandukana. Namukundaga cyane, kandi nibwo bwa mbere nari nitwa ngo ndakundanye, kandi tumarana igihe guturuka iyo primaire, secondaire irarangira, dutandukana ageze muri université mu wa 3. Ubwo urumva byatumye noneho ndushaho kubabara cyane. Ntabwo nigeze ngira inshuti, mvuge ngo mfite abantu nabitsa amabanga yanjye b'inshuti. Ntabwo nigeze mbona uwo mwanya kubera ibintu nirukagamo. Noneho n'abo bantu ba famiye baje kugurisha ibintu byacu. Maze kwegereje no kurangiza kwiga, ntangira kubikurikirana. Ibyo rero biri mu bintu byatumye famiye dushwana cyane ku rwego rwo hejuru. Noneho urumva nibwo buzima yansanzemo. Urumva byari bigoye, byari bikomeye kugira ngo mbe romantique kuri we. Nawe afite ibindi bibazo nawe bitoroshye, wenda nawe yabasha kukubwira. Duhura twese turi abantu bafite imitima ikakaye cyane, ku buryo bitari byoroshye ko umuntu yapfa kubwira undi n'ijambo ry'urukundo. Naherutse mubwira ngo ndagukunda, ariko bya bindi bavuga ngo ni imitoma, ntabyo nigeze mubwira. Hari n'ukuntu yanyandikiraga, wenda wagerageza kugira ngo
bibe byacamo sinibuka ko ngomba no kumusubiza nkamushimira kandi kukangizeho nkamushimira nti nabonye urwandiko wanyandikiye urakoze. Njye n'umugabo wanjye tumaze gukundana twemeranyije urukundo, urugendo rw'urukundo rwacu byaratugoye cyane cyane ku buryo nakubwira ko nibyo bintu bya mbere mu buzima bwanjye byangoye, ku buryo n'uyu munsi njya numva ari ishuri nize, kubera ko hari igihe abantu dukundana n'abandi kugira ngo twishime kandi dushimishe n'abo turi kumwe, ariko twebwe twagize abanzi kubera urukundo rwacu. So urukundo rwanjye rero nawe ruratangiye, bafata irembo icyo gihe dupanga n'igihe cy'ubukwe mu kwa gatanu, ubwo twabishyize mu kwa gatanu ku itariki 28. Ndibuka ko ubwo hari 2016, ariko buza gupfa kubera ko yari yaravunitse, aza kujya kwivuza rero hanze. Niko kugenda nyine bavuga yaramutaye, yasize amuziritse. Urugendo rw'urukundo rwanjye nawe rwabaye rurerure cyane, ku buryo twahisemo no gukora ubukwe nta bantu dufite, tujya kubukorera mu kindi gihugu kandi tubukora buciriritse atari ko twabyifuzaga. Urumva ntabwo urugendo rw'urukundo rwacu rwari rworoshye. Muri ibyo byatumye tunakora ubukwe mu buryo bwacu twihitiyemo, butari ubw'imiryango. Urabizi ko abantu bahamagara imiryango, ntabwo twahamagaye imiryango, kuko ku ruhande rwe ni mama we wenyine wari uhari. Ku ruhande rwanjye ni babyara banjye nabwo nuko twahuriye aho mu mahanga. Ni mubyara wanjye umwe wari utuye muri icyo gihugu nari ndimo, noneho hari nawe yari akoze ubukwe muri iyo minsi. Imbere yaho gato umushiki we yaraje kumureba, nibo bantu babashije gutaha ubukwe bwacu ku ruhande rwanjye, ariko ubundi bari abaturanyi, abantu twasenganaga aho ngaho. Nuko byagenze, urumva rwa rugendo rukomeye tubana gutyo. Na nyuma yaho rero aza kugaruka, kuko njye nsigarayo. Nyuma yanagarutse mu cyumweru kimwe dukoze ubukwe, kuko nari ntaranakira neza icyo gihe. Noneho ageze inaha aravuga ati byari imikino, badukinnye ngo bagiye mu bukwe, nta bukwe bwabaye. Urumva noneho biza kuba ikibazo, amagambo arakura ariyongera aba menshi no kuduca intege, kugeza naho rwose hari n'abashaka kumurambagiza bushyashya bazi ko bitahari. Ubu nibwo turi kubana nyuma y'imyaka 3 yose tubayeho muri ubwo buzima, ariko twahuye n'intambara nyinshi cyane ku buryo ubu twize kubaho nta muntu, twebwe turi inshuti twe babiri gusa n'abavandimwe. Cyokoze ku ruhande rwe barumuna be n'inshuti ze barumvikana, nanjye ubu nibo mfata nk'abashiki banjye, n'abasaza nibo mfata nk'abarumuna banjye, kuko ngiye ku ruhande rwacu n'ibyo muri famille baraduteranyije abo ba onkre, bituma n'abavandimwe banjye tuvugana mu nda imyaka irenga 10. Ubu na n'iyi saa tutaravugana. Umugabo wanjye rero ntabwo yigeze akorerwa surprise y'anniversaire. Rero numvaga ngomba gukora ikintu kimwereka yuko atari wenyine, ampari, nubwo nibwo bwa mbere byari bimubayeho. Nagombaga kubikora, nta mafaranga nari mfite icyo gihe, nta bushobozi nari mfite, ariko narihirinze. Nkubwiye ukuntu twabonye gato wase kugapfa, ariko mva twagurishije, babyita gute, babyita memory card nani flash, nizo twagurishije kugira ngo tumukorere gato, tumugurire gato, nawe ntabyarazi wabyumviye. Tukajya tugenda mu muhanda tunyere dushaka abantu batugurira amafashe, turahuzahuza n'inkweto tugurisha, tubona amavuyemo gato. Mu buzima bwanjye nta muntu wigeze ankorera anniversaire nkuko kwa kundi umuntu yizihiza isabukuru y'amavuko. Nta nubwo nari nzi ko nza ibyo bintu nzabibamo, ko numvaga ibyo ari iby'abandi gihe bitandeba. Ariko nagiye rimwigeze gukoresha umuntu dusengana, umwe w'umusore twajya tubasha kuvugana, yari umugabo. Bategura ibirori kuri uwo mugabo wari amaze igihe gito arongoye, madamu wanjye arabitegura, babikorera mu rugo. Aramamagara ati ndagushaka nuva ku kazi unyure mu rugo. Muri uko kuhanyura nsanga abantu bahita bantungura. Rero ako kantu nako kari mu bantu, karumva yarakiri umukobwa, ako kantu kari mu bintu yamfatishije nabyo, kuko ni ikintu yankoreye mu buzima bwanjye ntigeze nkorerwa, ntanatekerezaga, numvaga ari iby'abandi, kuko njye n'umuntu yarabintumiragamo numva ntibindeba, nkavuga ibyo si ibyanjye, ibyo ni iby'abantu banezerewe n'ibiki n'ibiki. Ubwo barabinkoreye. Aho ni nawo umunsi wa mbere nasetse.
umugabo wanjye ikintu nibuka duteretana cyansetsaga n'ukuntu atari romantike. N'umuntu wahoberaga ngo ukoze icyaha. Wamusoma ku kiganza, ndibuka musoma ku kiganza bwa mbere yambwiye ngo tujye kwihana. Rero biransetsa n'ujya muserereza. Mana yanjye ntago ari romantike. Umugabo wanjye kwisanga atari romantike. N'ukuntu nakundaga igihindi icyo gihe. N'ukuntu nakundaga abahinde byarangoye, ni ibintu byambabazaga buri munsi. Ahubwo Mana, ikintu usabye umunsi cy'umwaka. Numvaga ngomba gushaka umugabo wa undi ugenda mu mazi akabyina akandirimbira, akandirimbira akabyina nyine akanyereka ibintu ku isi bitarakorwa. Ariko umugabo wanjye wapi, yari mu gicuku, nta kintu na kimwe yarazi. Ako byarangoye, ariko ikintu nyine cyatumaga nkomeza kumukunda no kumva ko byibura igihe kizagira akaba romantike nuko namubwiyaga nturi romantike, akabyemera ko atari romantike. Kavuga ati basi uzanyigishe. Ukuntu natekerezaga ubukwe bwacu ntago byagenze nkuko nabitekerezaga, ko twe twifuza gukora ubukwe bwiza, akambara ikanzu nziza ihenze y'abageni imeze neza. Twari tubipanga azambara ikanzu ku buryo azaba afite babakobwa bagenda bamufashije inyuma ari nka batandatu ku murongo umwe inyuma, n'abandi batandatu, urumva 12 igera kure hashoboka, ku buryo hagati ye naho hazaba harimo umwanya ari nka cortege, ariko imufashije ikanzu kubera ukuntu izaba ni ndende n'uburyo izabikoze bwiza cyane. Ukuntu twabipanga decoration itabaho, ntabwo ndi bivuge batayikopera kuko ubukwe tuzabukora igihe kirahari. Ariko ntabwo ariko twabikoze. Ubukwe bwacu twaraganiye, ndetse kubera none n'agahinda twari dufite tudodesha ikanzu isanzwe y'ikirore, ariko atari y'ubukwe kuko yari pink. Njye n'umugabo wanjye ubukwe bwacu ukuntu twabutekerezaga, nta nubwo nabukubwira ngo n'ubu munsi ubyumve, kuko n'ubukuntu mba mbutekereza wagira ngo sindabukora. Numvaga ari ubukwe buzugomba kuba nambaye nk'ikanzu ituruka nikagera ku muhanda hari abaturutse, mfite nk'abafedonere nka 20, yambaye nk'umwami wo mu Buhinde samurati. Rero kuba ubukwe bwanjye bwaragenze kure byarantunguye, ariko nari nzi neza ko bushobora kuzongera bukaba, kubera ko icyo twashakaga njye n'umugabo wanjye no kwitwa umugore n'umugabo. Muri ubwo bukwe ikintu cyahabereye ntashobora kwibagirwa, nuko twebwe njyewe icyo gihe nari nkiri icyo gihugu nagiye kwivuzamo bwa mbere ni Kampala, ni muri Uganda, Kampala. Ikintu rero cyahabereye ntashobora kwibagirwa, uburyo twabupanze. Ntitwateguye kubukorera mu rusengero, twebwe ubwacu twarabyanze. Noneho dupanga ko turi bubake tente, pasiteri akaza akadusezeranyirizaho, akaba ari naho dukorera reception. Hari abantu benshi batubwiraga ati dufite amamodoka, turabaye imodoka, no, ibyo ntabwo tubikeneye. Twe dushaka gukora ibintu byacu hamwe, kuko n'ubundi mu nzu zacu twumvaga ko igihe icyo ari cyo cyose tuzakora ubukwe bwiza bunini nk'uko abantu bashaka gukora ubukwe bwiza bunini. Ubwo rero turabyanga, biba n'ikibazo. Pasiteri waho arababara ati kuti mutaza mu rusengero, njye ndabaha n'imodoka yanjye n'icyo kibazo mufite. Naramubwiye muri biro yarampamagaye, nawe ntabwo ari cyo kibazo dufite, ntabwo ikibazo dufite ari cy'imodoka, kuko naho nabaga hari imodoka. N'abadiyakoni baho bose bari bafite imodoka, bavuze tuzabana imodoka, kuko nari nabatumiye, baravuga ati yo tuzabaha nimukeneye n'imodoka, byose bakabitubwira. Nabwiye pasiteri ko ibyo dushaka mu dutiza intebe gusa zo ku rusengero, dutegure muri tente, mwebwe muzaze n'izo modoka zanyu muze mu butahire, aho ngaho niho tuzanakorera reception mumaze kudusezeranya. Ubukwe bwanjye n'umugabo wanjye ukuntu bwagenze neza, ariko siko twabushakaga. Twambaye imyenda isanzwe, yari yambaye ikote risanzwe, nanjye nambaye ikanzu ya pink isanzwe, ku buryo abantu badutaha ibukwe ni abantu bari basanzwe. Batwatetse umuceri w'ipirawu, utekisombe, amasote, turya na gato, baradusezeranya dupfukamye ku musambi, ibintu birarangira, nitwa umugore we nyine. Bwagenze neza nk'uko Imana yabishakaga icyo gihe, ariko kuri twebwe ntabwo ariko twabishakaga, ariko bwagenze neza. Ibintu byansekeje mu bukwe bwanjye njye n'umugabo wanjye ni ukuntu nasanze nambariwe n'abakobwa bambaye ibintu bisa ntazi. Donc
nisanze mfite abafiye doneri nta bapanze nta bagize bita bituma biba byiza kurushaho amafoto. Ariko ikindi kintu cyansekeje kikananungura no kuntu bamaye kado, nagiye kubona mbona umuntu utanze umukecuru amaye kado nsangamo ifoke n'isahani. Nigene byansekeje mu bukwe bwanjye, mana wenda sika nka n'ubu njya mbyibuka ko ni ibintu nabonaga bitari atari ibyo nyine, ari nk'ibintu ndimo ndarota biri bube ndi bubyuke nkasanga ni inzozi, kuko ni ibintu numvaga bitashoboka. Kubana na madamu narimenyereye kwibana, hari ukuntu bisa nkaho bibanza gusa nkaho bigoranye, ariko ku rundi ruhande igice kinini ni byiza. Hari ibintu byahindutse. Njyewe hari ukuntu nk'ubwo nakoraga n'amafaranga mbonye rimwe na rimwe nkayatwara muri izo manza, simbashe kwiyitaho, n'igihe ntaryaga ntabibuze, nkagira ubute bwo kurya guteka, nari nanutse cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko ubwo nkataha ninaniriwe nkagura agasoda nkanywa icyayi nkaryama, urabizi byo muri ghetto niko nabivuga. Ariko ubu byarahindutse, si bishoboka. Ubu ngubu nanyitaho, nambaraga uko niboneye, ubu ntabwo ariko bikimeze. Ni ibintu byinshi bigenda bihinduka, ugahindura uko ugaragara, ibitekerezo n'ibindi byinshi bigahinduka. Ubu byarahindutse rero, narakangutse kurushaho. Kubana n'umugabo wanjye nari nsanzwe nibana cyangwa mbana n'abavandimwe ntari kumwe n'igitsina gabo, ntago byambereye ngewe ibintu bibi, kuko ngiye narabyifuzaga cyane, kuko nari mfite inyota yo kubana nawe, numva ntibaza ukuntu bizaba bimeze nituba turi kumwe. So ngewe narakururaga nkumva ntago ahubwo bishoboka. Ni ibintu numvaga nshaka, ntago byigeze bingora kubana nawe. Ni ibintu numvaga narapanze igihe kirekire tutabana, numva ntegereje. Rero ni ibintu byambereye byiza, ntago nigeze numva ngo buriya buzima bwo kwibana n'iki, ntago nigeze mbukumbura, kubera ko ungiye n'umugabo wanjye ukuntu tubana nk'inshuti, donc tuba tumeze nk'ababesto mu rugo. Itandukaniro hagati yo kwibana no kubana n'umugabo nabonye bitandukanye cyane, kubera ko urabyuka uhindukira ku buriri ukabona umuntu akubwiye chérie bonjour, icyayi aho hafi, keya zitabaho, zindi nyine nifuzaga mu Buhinde, nyine nazibonye. Ubura mu rugo ubyuka bagusakuriza iwanyu, bagutesha umutwe, bakubwira ngo iki cyashize. Ariko umugabo abakwitayeho, ikintu cyose urira akaguhoza, mbese ni ijuru. Urugo ni umugisha, bajya bavuga ngo ni umugisha. Ntago nabyumvaga. Hari abasore benshi twajyaga tuganira nkaho ku masayite aho nabaga nkorera, akavuga ati giye amafaranga nkorera ngomba kugenda nkinezeza nkarya ubuzima, ati n'ubundi urugo ni umuruho, ni ugushaka, ni za stress. Ugumva niyo mvugo gusa mu basore, ariko biratandukanye. Bwa mbere njya kwibana nari mfite, hari ukuntu negeranyije ibikoresho byo mu nzu, ngura udutebe tumwe bitaga ngo je commence la vie n'utundi tuntu duke two mu nzu. Ariko biza kugera igihe bya bindi by'abasore nyine mbiha muri muna wanjye agiye kurongora, kuko yari afite ubushobozi bukeya. Niberaho gutyo nkumva nicyo bintwaye muri ghetto, njya kwishakira agashamburete kiramo matera akaba ari nicaraho, nkumva ni ibintu biri aho bisanzwe. Ariko maze kubona urugo, imigisha iraza, nkabona ibintu biri kuza, urumva ukabona nawe ubaye umuntu w'umugabo mu bintu utaruzi, ukabona ibintu birizana, ntabwo umenya ukuntu biza. Murakora mukabona, ukagira bwa bwenge bwo kumenya kugura ikintu runaka. Nyine umuntu ku buryo yanagusura akabona ko kuko muri abantu bafite uko bameze, atari bya bindi by'abasore bya kera. N'ubu umuntu agatangira no kwiyitaho. Urugo nabonye ari umugisha ahubwo kurenza uko abasore twabitekerezaga mu busore, cyangwa benshi banabitekereza. Njye n'umugabo wanjye ku cyifuzo cyo kuba twabyara abana babiri, ni ikintu twaganiriyeho twembi, ntabwo ari decision y'umuntu umwe, ni ikintu twaganiriyeho twembi turabyanzura, kubera ko yabaye imfubyi, agira inshingano zo kurera abavandimwe be, azi uburyo bivuna, azi uburyo kubaho kubyara nturerwe bibabaza. Nanjye nuko
mfite barumuna banjye kandi bo bose ni abantu mfite mu inshingano. Rero twararebye dusanga kubyara abana benshi badafite ibyo babona akenshi ntabwo aba ari byiza. Duhitamo kuba mu byifuzo byacu, ntabwo tuzi Imana ibyo dupangira, ariko mu byifuzo byacu twumva twabyara abana babiri tukarera n'abandi dufite mu nshingano. Umukunzi wanjye namubwira ko mukunda, nzamwubaha, nzakomeza kumubera umugore mwiza w'umutima, nzakubyarira sheri aho uri byumve, nzamukunda, nzamwitangira no mu muriro tuzacamo. Namubwira ko mukunda kandi igihe cyose nshobora kumwitangira mu buzima twacamo ubwo ari bwo bwose ntazigera mva kwizima kuri we. Noneho inama nagira abantu babasha kutwumva bahura n'ibibazo cyangwa bahuye n'ibibazo n'abari mu bibazo, nababwira ni wowe n'uwo mukundana, niba mukundana koko mutitaye ku mafamiye intege bashobora kubaca, mwebwe ubwanyu mukundana mube inshuti mbere yuko mujya kubana, kuba umugabo n'umugore. Mubanze mube inshuti kandi mugire kwizera, namubwirane buri kimwe, kuko ni inama nabatanga ngendeye no ku ijambo ry'Imana ngo imirima n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ikintu nabwira abantu bumva ko urugo ari ijuru rito, nuko batabizi nyine. Umuntu ayimagine ibintu nyine atarabona, kumva nyine ese nimbana n'umugabo wanjye tuzatubyuka turye, tujya mu buriri, tuzabyara, tujya gusohoka hehe na hehe. No, urugo ni ishuri, kandi urugo mu buzima busanzwe navuga ko ari nk'igice kimwe kiba kigize ubuzima bwawe kugeza igihe uzapfira. So urugo kugira ngo rube paradizo niwo bigira nawe n'umuntu wawe. Hama kugira ngo urugo rube nyine rugire donc navuga ngo rube mu intonganya, mwembi namwe nimwe mubigiramo uruhare. Ikintu nabagiraho inama nuko wumva ko umugore wawe atari umukozi wawe wazanye. Umugore si umukozi wazanye, nawe wa mugore umugabo wawe si umukarani wawe wazanye. Ibi bintu ndabivuze kugira ngo babimenye. Hari igihe umugabo ashaka umugore bakamara kubyarana, yamara kubyara, uraza abagore babyaye hari igihe bataforme bari bafite mbere, agatangira akabona wa mugore yarahindutse, ntago agitera fresheri, agatangira kumufata nk'umukozi wo mu rugo. Ariko icyo gihe n'umugore aba yarabigizemo uruhare, agatangira kutitaho kuko ngo yarongowe. Rero mukundane mufatana, ujye uhora umubona nk'aho ari mushyashya mu maso yawe. Niyo nama nabagira.